noneho y'umunyamakuru ifatika ibyahabereye ibiganiro byahabereye mu by'ukuri umusangiro na Bruce Melody warugamije iki byagenze gute uko n'undi mushize muri Kenya byabaye kigaragara cyo yatembereye inzozi kinavuga gutera azi icyo bita umufluence icyo bimara cyangwa se icyo afasha cyangwa se n'agaciro afite nako impamvu rero yabikoze nayo n'ubwo kujya kwerekana abandi nabo ko abatekerezaho cyangwa se nabo abafite ku mutima kugira bavuganye byo yagiye azamukangura wese bakagira bavuga nawe musa nawe mukunda mubwira gutyo ariko public gisanzwe cyo cyane n'itandi kwisi nakiri cyo cyo kigambiriye okay yego turakumva urumva nakiri nabone kuko nta kigeze avuga iri ku ruhande irenze ibyo ngibyo usigaye kubaka aribo no kubashimira ko bene ubutumire no gutanga nawe kwifotoza nabo deja urumva umuntu asanga agukorera challenge utamwishyuye cyangwa se ukora ko yakunda indirimbo ariko iyo muhuye ari akantu kiyongeraho ndanga bikunze wowe nk'ijisho ry'umunyamakuru wagiye uganira n'abo ba influencer ba TikToker bakoresha izo za Snapchat hari ababyinnyi hari aba DJ impumeko zabo zari zimeze gute uko turishimye cyane urumva ari nawe yahuye na Bruce bwa mbere hari bwa kabiri hari n'abari batandatu nyera mu fotora namubona wenda aciyeho kuko arimo kabona cyane mvuga n'ingero batari nabo ntabwo nubwo mu urumva kizabari yishimo kubona ukangukora challenge wenda nimba banamwishyura yakoze challenge usanga yishyuye n'undi utari wenda Bruce Melody cyangwa se abari inyuma wa muhanzi wo gukora ibintu byo muri kumwe none bamubonye Bruce Melody cyane amarembo afite abakunzi benshi ndaguye kandi bagafata iyo foto mwikanziye nkukuraho mu push mu wace nawe byishimo nabo rero babonaga ko bishimye mu maso yabo birumvikana wenda nk'ababyinnyi abantu bakoresha izo social media guhura na Bruce Melody ariko se noneho nibimanuka bikagera muri comedy bansa binambamitsutsu bo bari bahari mu ruhe rwego urumva na influencers ndiko ndakeka kwitse barahamagaza organization abantu basanga nyine bafite umubare muri n'ababakurikira ariko no tubona tari yakoze challenge yagiye na Bruce Melody cyangwa se Beben ni muri ubwo rwego bamenya ko nabaje kumenya ko mu influencer atari kuba uba uri umubyinnyi ariko no kufite abantu benshi afite umubare munini w'abantu benshi bamukurikira strategy nziza nyine umuntu yazanye n'akantu gashyashya ko niyo strategy gashyashya umuntu abaze mu buryo bwa business mu buryo bw'abantu basanga bamufasha strategy irize nshyashya birenze yo kwifashisha nyine abantu bafite bari nyinshi abakurikira cyangwa se bafite societe nyine bafite ibyo babwira bafite ababumva kubahamagara iyo bakaza mugahura ibintu bari byiza cyane buretse guhura na Bruce Melody gusa kandi nabonye n'abagize management ye ari manager Kenny ari boss yo yarahari coach Gael ari manager wundi nawe yarahari Mike abo bo batangaje iki abo nta jambo ko yari nitanye kwitwa Bruce Melody na influencers ariko n'abo content creator management yari harigeza amakuru ariko nta hantu baba bakorera nta hantu kuri office zabo niho kuza kumusupportinga nabo bakabura n'abo bantu bajya bavumva rinda ko ahura n'umuntu we ajya abona ya posting gusa bakurikirana numva n'umuntu ku kimwidagaduro azana posting ariko atazi ngo umuntu nguyu nta jambo nta ruhare nyine bafite mu buryo bwo kugaragara kuko bari ikintu bavuga baje gusa bafatanya kwinjoyinga urumva umuntu bavuga ngo ni coach Gael umuzi nyine ku mafoto bamuvugaho umuntu mu kwahura n'ukamenya inteko ye live ari wewe urumva yararaho bari baraho nyine nk'ababoss bisanzwe bari guciringa bakina n'abo bantu ku magame menshi bamuri yanzu ubona nta ruhare runini bari bafite mu buryo bwo kuvuga cyangwa kuyobora cyangwa bwo kugira uruhare mu cyo babivugaho hanyuma Dekiza ikibazo cya nyuma tunakurekura kugira ukomeze gahunda zawe buretse kuba bifitiye inyungu ikomeye Bruce Melody ku bihangano bye na album igiye gusohoka mu kwa 12 kuri industry muri rusange umuhanzi kwiyegereza abakoresha imbuga nkoranyambaga bisobanuye iki niriye somo abandi bahanzi bakwigiramo bamenya ko kintu kiragana cyangwa se muri generation iri online cyane kandi abo bantu n'abantu bari online cyane
ni byiza byatari kuba wafata abantu bameze nk'abarigiza nk'abayoboye iyo mihanda y'imbuga nkoranyambaga kubera ko buri umuntu ugiye gucuruza aba baforinga nibo ucuruzaho nibo baza mu bitaramo byawe nibo nabundi byagaguye kuba byahita bibishene ku buryo n'abandi bahanzi bose babikora bakagenda babikora byibuze byagira ibiciro byongera urumva nimba mu content creators harimo kudizinga nta n'ikintu mutanazanye n'ibintu nabikuye no ku muhanda mutaranahuraho wenda umutima ufite kuvuga umuntu avuga nawe gato numva ni inyungu nyinshi ku muhanzi ndetse no ku mu content creators kubera ko ubusanzwe wumva umuntu mu magambo y'abandi no ahura n'ikibazo ufite urakimubaza kubera ko iyo mubashije kwisanzuraho ku buryo mwakifuruzanya mwaganiraho mu masegonda make ni inyungu kuri yo kubera ko ugiye gukora n'ibintu uzi ugiye kuvuga ku muntu uzi ugiye gupostinga umuntu uzi kwandika ku muntu uzi kumenya ko ni ikintu cyiza cyane ku mu content creators ndetse no ku muhanzi kubera ko imwegereza abantu urumva Bruce Melody yakoze biriya tukayifata nk'aruguye ariko urumva nawe hari ikintu byongereyeho kuba abantu bazajya bamukora noneho ibintu bye neza cyangwa se bakagira ikindi kintu cyose bakora ku kintu cya Bruce Melody neza urumva niho kuba ku bufuti cyangwa se n'ikiraro cyiza mu guhura nabo kugira ngo bajye basha gushyikirana nabo noneho byoroshye kubera ko mu gihe abakeneye agomba kuzajya babona kubera ko n'ubu gihe abonye abaye butumire baraza yakorera ku muhanzi n'inyungu cyane kubera ko ababonye abantu bafite abandi bantu benshi babakurikira noneho batandukanye mu buryo butandukanye urumva Benda nimba ari umubyinnyi Dada akaba ari umukinnyi wa filime akaba afite n'ibindi byose w'amakomedi afite public ye na Benda akagira public ye na Titi Brown akagira public ye abantu bakimenye Titi uretse afite abantu ariko n'umva abo bantu bose bagiye kubafata bakaba abantu be kubera ko bagiye kumva ibintu bya Bruce Melody kubera ko umuntu rero kuma twabona imyidagaduro yose no munsi iri kuri Bruce Melody iri kuri Megan Greet yabaye nubwo hari abatayivuga neza kubera impamvu zabo urumva iyo muri trend iri muri society z'abo bantu bose iri arimo iri ahari mu buryo bwiza rero bwo kuba waniyamamaza neza kubera ko ufite album igiye gusohoka ukeneye abantu kugira bazakora izo challenge ukeneye abantu kugira ngo bazabashe kumvisha abantu nyine kubabwira ko wakoze icyo gikorwa ibintu byiza cyane kabisa ku mpande zose Dekiza turagushimiye thank you papa arakoze cyane Dekiza n'umunyamakuru wa ICW Radio yatubwiraga byinshi kuri iyi nkuru Bruce Melody yaraye ahuye n'aba influencer bagasangira ndetse bakaganira kuri gahunda ateganya gushyira hanze zirimo album izasohoka mu kwezi kwa 12 waba ukeneye accessoires zihesha imodokari yawe isura nshya umwimerere n'umwihariko mu buranga gana Bruce Auto Accessories tugufitiye amajanta agezweho amapine y'umwimerere seat covers radios Android batteries ndetse na kamera z'umutekano n'ibindi byinshi cyane ibi byose nkubwiye kandi bibiguze bagukorera installation yabyo Bruce Auto Accessories basanga Kicukiro Sonatube ateganye na House Simba Supermarket wambukiranyije feruje ku muhanda wa Niboyi ugana Saint Joseph muri parking ibanzi buryo bahamagare kuri 07833939 Bruce Auto Accessories murakaza neza cyane Pundi witwa Dekiza we arasanga ryakagombye kuba isomo ku bandi bahanzi nyarwanda bigahita biba amatana fanta bikonje bikonje no kuvuga ngo nabandi bahanzi bakabikora nabo bakiyegereza aba influencer bagahura bagasangira bakamenyana kuri iyo ngingo urayumva gute buriya abahanzi bose bafite uko bakora ibikorwa byabo no kwamaza ibihangano byabo kuba Bruce Melody yabitekereje agahuza aba influencers abakoresha imbuga nkoranyambaga ubwo ni Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook na Twitter nizo enye abo bantu kubahuza hamwe ni igikorwa cyiza ukabasha kuba mwamenyana mugasuhuzanya mukanaganira n'abandi banzi babikoze byaba ari success kubera ko umuziki kugira ngo ugere kure ntabwo umuntu azirizirira ko radio izamukina ngo hanyuma yari mu isoko ryose yifuza ntabwo isoko ry'umuntu wumva radio ari we gusa hari umuntu uri kuri TikTok nahoze mbivuga kandi n'ubu ngubu ndabisubiramo nureba ngo nk'urugero dukoresha statistique abantu bakoresha TikTok
mu Bwongereza bari mu bantu bakoresha igihe kinini cyane bari kuri TikTok. Dukeneye isoko ry'Abongereza. Muri Indonesia nabikubwiye amasaha 41 n'iminota 35 niyo umuntu wo muri Indonesia akoresha amara kuri TikTok areba video za TikTok. Icyo gihugu cya mbere ku isi, igihugu cya kabiri n'Ubwongereza amasaha 40 n'iminota 50. Shire ni ya gatatu. Wakibaza ngo dukeneye isoko rya Shire gute? Ba Burna Boy ko bagiye bagatara mu buzima bwa hagashya, bano bahanzi ba Kizbone ko bajyayo, kuba igihugu cyose uzi neza ko wabona audience yacyo ku muziki uragitagetinga. Mexique ni yakane ifite umuntu wahakoresha amasaha 39 n'iminota 58 ari kuri TikTok. Muri Australia mujya mubona ko abahanzi bafite amazina manini bamaze kugeza ibihangano byabo ahantu henshi cyane, bakora ibitaramo amatike agashira. Umuntu muri Australia akoresha amasaha 37 za Vietnam. Wakibaza ngo Vietnam dukeneye isoko, turarikeneye. Rero umuhanzi uzi neza ko ashaka isoko ryo kumbuga nkoranyambaga, agashaka ko agera ku bantu benshi ku isi, agomba kwegeza aba social media influencers by'umwihariko aba ari active, kubera ko umuntu ukoresha IG ntabwo postinga, ukoresha Instagram akagupostinga, Facebook, YouTube, Snapchat, hari abantu abaguhaye ubwa utakigezaho. Ntabwo Melody, ntabwo The Ben, ntabwo Rine Sano, ntabwo Bwiza, bubwa bimbuga nkoranyambaga zabo ntabwo zishobora kugera ku bantu bose ku isi bifuza. ubwo reka turebe ikizavamo muri uku guhura n'aba influencer kwa Bruce Melody. Bruce Melody muri weekend araza kuba ari hariya mu karere ka Rubavu muri Iwacu Muzika Festival. Ntabwo ari we wenyine, n'abahanzi 8, witwa Bwiza nawe azaba hari, witwa Ruti Joel, witwa Ken Soul, witwa Bushari. Abo bose bagomba kuba bari gutaramira abakunzi b'umuziki nyarwanda mu karere ka Rubavu muri Iwacu Muzika Festival. Bruce Melody azava i Rubavu mu cyumweru gitaha, itayerekeza hara ku mugabane w'Uburayi muri Canada, umugabane wa Amerika y'Amajyaruguru. Afite ibitaramo bitandukanye Canada, yaba Montreal, yaba Toronto, aho hose azagenda akubitirayo. Kandi nanone yaboneyeho umwanya wo gutangaza ko album ye Colorful Generation izasohoka mu kwa 12 atari mu Rwanda, ahubwo ari muri ibyo bitaramo nyine byo muri Canada. Ubwo ngubwo urumva ko agiye gusiga setinze Kigali kabisa. Inkuru yacu ya kabiri rero witwa Gabiro Gitari yatsinze Rebo yamwishyuzaga arenga miliyoni 10. Iyi ni imwe mu nkuru twagarutseho ubwo